ndamujyana muri mangazi mugurura urutupa rwa byeri runini muri mangazi ewa mabuja ntaho mba nkigiye ahubwo none ndamuraburiza muteze boss ko ikigabo umvara namwicaho ariko se kweri ndibera kweri n'umuzamu wanjye aba yagiye use nk'ubu yagiye kweri ni karibu ni karibu Kadogo Gonga boss umva nkubwire rero ngiye kubwira cyo bita muri mission Surayize y'amafaranga no yo kuncungira umugore wanjye Rega amatwi ufungure jewe urabizi jewe reba hano unege amatwi uyafunguye neza yaha kuramo akabuto uri kumva neza none uri umugore wanjye ugiye kumucunga urumva yagiye guca cyinjira ujye umbwire igisore cyinjira umbwire mbese ujye uncungira sinzakwirukana wowe uzancungira ubwo ndetse uvuga ibyo kare kose urana nyine bura nagize ikibazo aho umutima ari wandiye ariko boss urabize ndagukunda ariko rero nawe nyine urakarakaza karakomeye ibaze kuvuga ngo niri wahanga nimugoroba mu gitondo saa 3 kugeza uje uvano saa 11 na saa 12 za mu gitondo ukagaruka hano saa 3 z'ijoro ni ukuvuga ngo ibyo byose ninjye uhari ninjye gitera ninjye admin ni ukuvuga ngo byose nkabikora neza ukamenyera nyina kandi nta kibazo none se ndetse mwaze kandi kabazo ngibyo byose kuri rwo gukora akazi kuva saa 10 za mu gitondo pakigenzi ngiye gusinza kandi kigakora none ngo ko nakazi ese ko arugaramye hara none bose kandi umva mubwire iyo miso nko yikora neza asuna hejuru ucungira ese ntajye bwana ni mwiza uragira ikibazo ko ari cyo nakora giye ndacungira none sinzi ikibazo boss gikomeye kandi wowe niyo uvuze ati none uri umuhuruturu ni umukozi wawe kavuga ati reka buri weekend baninde muhuruturu nyine ni umukozi wanjye mwiza ndabizi nyine ati buri weekend reka buriya nje mumenyera ahaburana gakira barankunda byibuze kaka ni mu ikarito yose samandazi atandatu ariko wanje unzana ari mu 18 atatu uretse na 18 20 tukoza akazi sawa 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 akazi kose ewa urugendo rwiza boss ndabikora baba we rindazi hame nangwe ni wanje munda boss ndamurangije neza ubundi ibintu byose ndabishyira ku murongo mabuja mucunga boss ahubwo ndamubwira abo nta nubwo ari amandazi 28 ko 28 rwose mu minsi 2 weekend yose mba ndi muri muzo ntago yampaza azajya ndengerezaho n'igice kikaze ya fanta nta bintu byinshi none se gese ndumukoze sawa ibirayi wafashe ibirayi reba ukuntu ibirayi wabihase ubihatamo karoti ubihatamo iki reba aho biri reba inyama aho zirangaye reba amasafuriya reba aho wicaye nawe ubwawe hasi uko kuburane ibi bizavamo umukozi wo mu rugo nese umukozi wo mu rugo bivuga umwanda bigeza reba nk'inyanya hano ziteretse byo wabuze ipurato yo kuziterekaho ahubwo nagize ngora none si inyanya naziticaye ko nuze kuri envelope ahubwo nagize ngora ikibazo gikomeye ni nge wicaye hasi inyanya ziricara none se giticara ibaze kweri sinabuze kucyura akarara nibwirije ndavuga ne kwicara ku ntebe mabuje yicare ku ntebe
njye nigeze nkubuza kwicara ku ntebe se njye none ngenda kuba noneho aho wicaye wowe wicaje ikibuno cyawe ni naho wicaje inyanya none se inyanya nazo uticaye kuri mvirope dore ibire byice mu isafuriya y'inyama zicaye none se ntubibona amabusha nayo ni ukumuhote ni ukuri uteye umujinya uteye ikirungurira sinzi ukuntu ubu ubuzima bwawe ntugaragara umuntu mwiza wowe tuzashobokana cyagiye burareba wananiranywe nanjye nenga hari mu Rwanda ntabwo tuzashobokana ko ngomba kubibwira umugabo nkamubwira yuko we uri wo kuzansaza nese najya nirwa mvuga iherezo ariko urabizi buri amabuja kuvuga ngo nigeze kuva Butare ndagenda neza mu modoka none ari kunje shoferi yafataga imodoka yose kiraguki yose katigenda yose nese imodoka niyo safuriya yanjye oya nakwerekaga urugero kunakataga ikintu cy'imbere y'inoze aha ibyo se warubizi mama we ariko mabuje koko ntusetse reba n'izo nyama nazanye to izo nyama urazi hano nazikubye najye nsanga bageza akantu katameze neza n'abandi nemere nzenguruke njyana ukore nzari inyama nziza kugira ngo imererwe neza ubu se izi nyama baguhaye ni nziza zuzuyeho ibinure kose mabuje none se ikintu ntabwo uzi ko umuntu avanga akavana mu mujyi akamanuka hepfo inyamagaza agiye kuzana inyama y'ikino ubwo ku bugoryi ufite n'ibwinshi karaba intoki hariya unyogereze n'icyuma uzumfashe gukata zino nyama reba ibi ngibi n'ubundi ndabona ari imvune nta kintu bizamarira gusa umukozi nk'uyu nguyu yabaho ku isaho birakara rwose mabuje nta kintu bizamara zana icyuma vuba karaba ubu se kugisize ahangaha hasi none se kukizana birangana na tikive inyagatari rya Rusizi ahubwo reka mbyoze byose urebe ukuntu ufite n'isuku nyinshi umukozi ahubwo abashyitsi bazaba bansura bumirwe humura bumirwe ubu si unaruhutse iki koko ubu wenza yamuhamagara nkubwire ngo iki niki zana hano muri salo uzanire abashyitsi neza ahubwo se ugiye kuva waza nturakuramo iyo pantaro nturakuramo iyo sengeri nibyo byonyine ufite uzi ko njyewe nubwo uri kusuzugura nakoze muri Credo Hotel Butare hahandi Huye bahita ngo Huye njyewe ndi umuntu ukomeye Ihuye muri Nyagatare nereza hano icyuma rero tu nanjye njyewe yanjye iki cyuma kirambike ahangaha kandi umva rero nkubwire mumbabarire rwose sinzongera ntabwo ibi nzabishobora reka se ubundi wize amashuri angahe njyewe se ibyanjye ni ibanga buriya nize ibiburamwaka 2 ariko burari mfite diplome y'akarenga mu kunyonga igare ibiburamwaka ni ibiki amashuri ibiburamwaka 2 niyo wize 2 kandi buriya mu Rwanda dore nibi bintu rubirye uzabyibuhe ntago nakubwiye ngo ujye kugura inyama baguha ibinure ariko mabujana uko ntakugeranya n'inyama ariko gusa uko ni mwiza ngende mwiza gute se kuruta inyama mabujana nyine navuga kuri mwiza uragatangaza fata neza ufata ukomeze buri kibasumba n'ukuri mabujana kandi ntujye ngo nukugushira isoni nuko ngukunda ariko buruzi ukuntu ngukunda muha wahunze kuva ryari nakubonye uri umuntu mwiza mbona uri umuntu mwiza n'ukuri mbona urumva umufite umutima mwiza nk'uwa marayika wigendera ariko reba akantu wambaye mu ijosi ni keza uri gusungutuke ngo uri ikigoryi nkubwire gute sinabujana nani ntiwanuka wanashimira ariko se ntunarebye inyama nazanye ushyiramo nawe igiti gihe ujyata umuntu reba ibirayi ugabanya amagambo menshi cyane ahubwo ndumva amagambo yakurenze birongo ubishyira muri iriya safuriya iyo myanda yose uyikuremo n'ibintu byose ubishyira ahantu hazima jya ukora ibintu uri kubikorana isuku igira isoko ntabwo uzi ko isuku igira isoko ikintu cya mbere ngiye nkunda n'umukozi ugira isuku buriya rero ukomeze uzi no guteka ubyige mu minota 2 uzi ko njyewe mbwiye ngo nanakoze najya mbikora nkunda isuku mu rwego unyuzura umugabo wawe mbabarira mabasha sinzongera uzi ko njyewe nakoze muri Minisiteri y'Ubuzima Minisiteri y'Ubuzima se wayikozemo warize amashuri angahe ya ni nakubwiye nakoze muri Minisiteri y'Ubuzima n'ububanyi n'amashuri cyakoza none umva aho ni burundu je nakoze umugabo yarandemeye pe n'ububanyi n'amashuri
nta n'ubanye n'amahanga se aya ubanye n'amahanga hakorwa mu mwene kiye kirimo njyewe se igishinwa nize igishinwa njyewe wakigiye he igishinwa igishinwa igifaransa n'icyongereza urabizi se n'igiswahili n'ikigande ikigande ikigande baravuga ngo mwaramutse tuzi ko twegeranye se nicyo bavuga iyo basuhuza bavuga ngo mwaramutse ubundi wanyu ni hehe mu rugo ni hehe kase gutya ako none aka nakumiro koko ahako se ubu ngubu noneho we nzamenya ngo ufata ngo iki mu rugo se mu rugo ndabizi n'ubundi ko ari mu rugo njye nakubazaga aho uturuka ni mu majyaruguru ahagana heza ku kiyaga ako none aka na yewe ko kuri wo ku kiyaga ro ku nkomba hari numva bavuga ngo ni ku nkomba oya kiyaga cyararuguru ibaze ni ukuri meze neza ikibazo mfite gusa nyine cyo kujya muri salo nabibonye baragira ndi kureba kandi ireba inzara zanjye makiyaje no guhindura sheri satse kabisa no guhindura turashaka kandi kazima kameze reba n'inzara zanjye ukuntu zimeze we nugiye ikibazo amafaranga arari sheri ko ntacyo nzakumarega mugaye wanjye nkunda nicyo nkundira ndabizi ko nkorera ibintu byose cyane umuti ndawufuguta nta mpamvu yo kugira ngo nifuze oya ntukifuze kandi byose wabimana icyo uzaba ushaka jya wegera umugabo wawe guhereza sibyo oya nta wundi nakegera abakunda ikibasumba tumeze bite sana mu rugo tumeze neza bite byuriya mukozi mva byuriya mukozi ariko arimo aramenyera sinakubwiye se yatangiye kumenyera afite imbaraga ukagucangamo n'akakazi ki mbese noneho njye naramubwiye ajya azimya biriya biradiyo ni nabyo mba ntashaka shiri usanga hano ntari kwirebera televiziyo isanzwe ntabwo nkunda ibintu bisakuza mu matwi buriya rero uriya mukozi hari igihe umuntu aba agira ngo yitekereze rero agahita agucangiraho afite bw'izandururu niba ari oya uzabitekereza ariko ntageze ngo ni indururu hari indirimbo yajya ngo indururu numva umutwe uramenetse ngatambwira mbabarira rimwe kabiri hita ubizima sheri buriya akazi kikarimo rero nuriya mukozi ugenda umwigisha unamwigisha neza ukajya gucangamo akazi ki nawe ukamucangamo iki cyo gukora icyo ndumva ndabigerageza ariko imiziki hoye narabimubujije ajya reka gucuranga ibiradiyo meze bite se ngaho mbwira amakuru yanjye rero ni amakuru nayo ngayo gusa sheri ndashaka ko tuzajya gusura nanti yararembye 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 mu bitaro kandi maze iminsi mbikubwira mwese Christine wa mukozi wa hehe ari mu gikari bamuhamagaye se akazi uragira ngo akore iki ajye gushaka amazi shaka amazi ibyo yaranabuze byatari ariko yari no kubanza agahaha shaka amafaranga yo guhaha yari kubanza agahaha noneho agahita ajya gushaka amazi nayo ndi gutunganya ibindi reka noneho nk'amafaranga yo guhaha ariko cyane cyashaka urakizi ndashaka abanza kujya gukora iki abanza kado kirashiri kado karame 10 mabuja niko poromatari muhurutura umwuzukuru wa serwaye mwana w'Imana cyo kigenda mama ako sheri ntukabiseka narakubwiye ngo iki gikozi ngiye ngubu nta umutwe ugiye kuzanyica niko muhurutura karame boss ndashaka amazi se amazi arabuze muri kati bantu uvanemo n'ibyo bigofero wambaye nta n'icyubahiro uhana bosi wawe ngo byibura ugere n'imbere ya bosi wawe byibura n'ingofero wayikuyemo ariko ndamwubaha boss si uko mbona wowe ubuseka boss none hadi mwe ngira te boss nzane ibiryo ndashaka amazi muri kati arabuze kujya kuvoma yo kunywa se cyangwa ko yo mbwira kubyumva nabyo koga ukunguka neza kujya kuvoma none se jya kuvoma wivuga ibigambo byinshi ako ntukajya wirwaraguza n'imbere ya bosi wawe jya kuvoma kusema uja hajya ngo njye kuvoma none se uje kuvomera hano muri salo
ariko se mabuje n'ukuri rero nawe kandi mabuje reba nk'ijerekana wagira ngo iratwite cyose hano mwana n'agatejerekana none se uje kuvomera ahangaha muri salo none se ko mubaze ikibazo cy'ijerekani ariko se ubu ngubu uzagera aho ngaho uca akenge kugera ryari koko none se ijerekani urabona ari nzima none uri umukomediye kwe none wowe wizaniye umukomediye hano muruto karabikoshe komedi wayizaga jewe ikigo nizamo cyakomedi niza hariya mu gihugu cyitwa Uhuru Kenyatta none rero umva babara reka rero nkubwire nge ibintu byose ndabikubwira nkabona wowe uravuga ibindi nkabona ibyo nkubwiye si byo turi guhuriza nari nkubwiye ngo ugende uterura ijerekani uze kwitwereka ahangaha muri salo ufite ubwenge cyane ntabwo gusa nazaga kubereka ko itwite ushobora kuba ifite ikibazo wayiteye inda itwite wayiteye inda kuri ikigo wayiteye inda mudahari kikavuga ibintu by'ibigambo bitabo ni muhuru uture uzi ko usigaye bya sheri muruto karame boss kitagana he ingisi hano mu rubavu ushaka ko ufite mu mwana kuba yashobora kwitwita impanga nana nukuba ngo ijerekani wayiteye inda se wagicucura ijerekani iratwita muri imaje zawe wumvishije wumva ko ijerekani twita muruto ndagukunda cyane nyishimishiriza pe niko kuri kw'Imana ijerekani iratwite irimwe 3 nushama n'amazi naratwita se irimwe 3 boss kandi ntabwo 3 nabishobora ariko none kireka nuko ukome boss urakazi kanegenda data boss twumvikanye wizanye umukomediye hano mu kireka ariko bura ntunguri ikindi ndazo uyu munsi kimwe sa uko none boss sicyo ndakwemera simbuka ikigo gikwe bya Nisa abakoresha bawe barahari se abakoresha nta bahari kugenda hano isoko ngubajije abakoresha bambajije wowe ariko nanjye ndikoresha buriya amakuru se mushyitsi bite ko ndeba ushaka kuntoba gutoba what abuguze ubwiza bwawe nise niba ubwiza bwanjye ni ikirenga cy'iwawe uje ugasanga mabuje cyangwa bose ntibahari abankwakiriye ni ikibazo kunyakira ni ukuntu aba mu maso ubundi ugira discipline wowe oya genda kugira discipline uwo mushano w'iki umushiya ngenda kubaza ngo abakoresha be barahari wowe ukaza untoba mu maso uza amafuta n'isi ndagukunda baby ndabizi ndakunda uzi facture inyambitse uzi facture insize ndabyemera uhenze ariko ngenda akarenga njyewe reka mubwire none uzuri kumbwira njye nkumva n'icyo kirikira nanjye je mu boss kwitika karabo gatangaza kamerano ikibazo ni iki ugabanya kudodoma aho ngaho kuri mudodoma ngiye uri muririmbire uririmba se uririmba impano nyinshi ndabona utera radio mfite impano nyinshi waretse nka gutuma ko se buri kibazo nicyo sheri ikibazo ni iki ukamubwira ko umukunda ko nashize uri muranse kwifunga agira vuba uzi ko amagambo uri kuvuga niyo yaba ari shobuja uri kuvuga ntubona aka kazu ka hano niyo yaba ari shobuja uri kumbwira gutyo aza ntoba ahantu hose ankoraho niyo yahagurisha ntabwo amafaranga yahagurisha hano yamu uburenganzira bwo kunkoraho mbamba none se vuga inzu wivuga akazu basi ariko reka nkubwire inzu impamvu wowe yita inzu nuko uzi kwihakwamo none se reka nkubaza nakubuje kuvuga unkoresha ibitoki byawe ubu urareba kuba ngukunda ukaba utabyumva ariko urareba uswaje nawe n'injangwe yambuka umuhanda burareko baby nuko utabizi ariko ubwo uzi ko uretse nkubwire ariko uriya muntu wo mu gihugu cyara hepfo kwa mu perezida kwa cya gihugu cyitwa urasuzugura urakabije ndakubaha uziko nyamugejeje mu maso y'abantu bantereta nta nubwo y'abantu n'imishu y'inkweto bambara amagambo yakwirenze unesheje umutwe icyo gishaka si mu kibonye uriya muntu witwa Boyika mu Bwongereza umukina filime uramuzi mva noneho wanajyanye ariko ubundi bamuzima sha uri indiscipline subiza ariko mumaze bibiri ako biri kuburakara atomanyiragwe uriya uratwitiranye ku meza ndanye nakubwiye ngo na nyira aka kazu ndi kureba kangaka nagwe yasankora igirayo
ufite agatelefone wintoba ariko se ko umuntu ufite umushinga wahunze ngo wahunze wayishikoye wagize ute kigorye gusa none sasa ubona ibintu biri gukora utekereza mu mutwe ko nasubirayo ijisho narirebesheje hirya iriya none warebesha ku kibuno iminwa yisongoye wamvugishije nagukunze nta mafaranga ugira kambaye na silipa na soni amafaranga aje nakavaho nakubishiye kumva nakubwiye ngo fagitire ni isi nayo wakorera ku kwezi njye najye nyatambuka gutya nkakanda simbone ko afite hari ibanga kugira ngo umuntu abe ari umukene urumva se reka ngo utabureshe sibyo mwereke ko nshoboye ufite amafaranga njyewe shushanya mera nk'uri gushushanya shyira bitanu hano kuri telefone birambureho se telefone ko mera nk'uri gushushanya telefone nanyishyize ku muriro nakubwiye ngo mera nk'uri gushushanya telefone yanjye ya fotore rana niri kuvugana n'umuntu nkoresha muri horizon harara hepfo kitwaje uburadi amagambo yakihenze ngo wankunze umukobwa w'igikundiro nkanjye w'igihagararo kimeze gutya reka nkubaze wabonye face uzi yuko njye wayibonye oya reba neza wayibonye face njye rana ntari cyuki ndakuye amafaranga ukorera nta nubwo yagura rusha refe yo kumuntu wanyihanganira nkabaza nkavuga ibyanjye nkarangiza ko ibyo babirangiza vuga vuba kuko uriya muhanda uvihuye ugira usize ninjya wukoresheje ninjya wukoresheje ubundi reka nkubaza uri umukozi hano cyangwa umushoboje aho n'iruhuko njye ndacumbitse ubundi ndakubaza nagusubije unsubiza ngo uracumbitse warangiza kwakoresheje kaburimbo uza amafaranga yikoresha ntabwo ubwenga umushahara ukorera nta nubwo wagura rusha refe yo ku muntu wayibonye nimurarota ku manywa bishimbire bibikuze igirayo akose wagiye toka mbere zangu wewe twe twari amafaranga ntabwo tujya turya udurunguru nta disipurine ugira nzakwirukanisha hano